Kristo w'ukuri ashobora gusaba ubufasha bw'amasengesho ku bandi bantu, ntabwo agira kwiyemera no kwishyira hejuru. Gusenga ni disipurine yo mu mwuka. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni mwarimu Valens kandi wongeye kugaruka muri za nyigisho zigambiriye guhindura ubuzima bwawe. Ubu nje ku gice cya kabiri cy'inyigisho ivuga ku bwoko bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Nizeye ko wakurikiye igice cya mbere, kuko ku gice cya mbere navuze ubwoko butandatu. Uyu munsi ngiye gukomerezaho ikindi igice cya kabiri. Iki gice cya kabiri rero birasaba kugira ngo nacyo ugikurikire, kuko ubwoko bwose bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri, ni ukuvuga ngo bugomba kuboneka mu buzima bwawe. Ntabwo rero bwaboneka mu buzima bwawe utabuzi, ugomba kubumenya. Niba hari amasengesho utakoraga kandi yagomba kuboneka mu buzima bwawe ukayakora, kuko ukeneye kubona inyungu zose zituruka ku Mana. Ni ukuvuga ngo ukeneye kumakisimiza kubona ibyiza byose bituruka ku Mana. Niyo mpamvu iby'Imana igusaba gukora byose ugomba kubikora, kuko Imana nigira ibyo igusaba gukora ugakora bimwe ibindi ukabireka. Uzi icyo bivuga? Ni ukuvuga ngo uzabona imigisha imwe ariko iyindi utayibona. Hari bimwe uzabona bituruka ku Mana ariko ibindi utabibona. Ngewe rero inama nakugira, kuko nzi neza ko icyifuzo cyawe ari ukubona ibyiza byose bituruka ku Mana, kuko nzi neza ko icyifuzo cyawe ari ukubona imigisha yose ituruka ku Mana, inama nakugira ni ugukora ibintu byose Imana igusaba gukora. Nibwo buryo bwonyine gukora ibintu Imana igusaba gukora byose. Nibwo buryo bwonyine bwo kubona ibyiza byose bituruka ku Mana. Iyo ukoze igice ubona igice, wakora byose ukabona byose. Rero ubwoko bwose bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri bugomba kuboneka mu buzima bwawe. Niba icyifuzo cyawe ari ukubona ibyiza byose bituruka ku Mana, kereka gusa icyifuzo cyawe bibaye ari ukubona bimwe ariko ibindi ntubibone, ukaba wifuza kubona igice, aho ngaho ntabwo twaba turi kumwe. Ngiye kuvugana n'umuntu ushaka kubona ibyiza byose bituruka ku Mana. Ubu bwoko bwose bw'amasengesho bugomba kuboneka mu buzima bwe. Rero tudatinze, ubwoko bwa mbere twabonye, ngiye gusa nk'usubiramo gatoya karizime gato iminota 5 kuko ibyo twabonye duhita dukomerezaho. Ubwoko bwa mbere twabonye bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri, murabyibuka twabonye ko ari amasengesho yo kwihererana n'Imana. Twabonye ko isengesho ryo kwihererana n'Imana ari isengesho rikenewe mu buzima bw'umukristo w'ukuri, kuko twabonye ko iyo umuntu yihereranye n'Imana ari bwo abasha gusuka ibiri mu mutima we wose imbere y'Imana. Ariko iyo ari kumwe n'abandi hari ibyo atavuga, hari ibyo ahisha kugira ngo abandi batabibona, kuko umuntu agira amabanga. Nta muntu n'umwe ubaho utagira ibanga. Ariko iyo umuntu ageze imbere y'Imana nta banga, kuko Imana izi byose. Niho ubasha gusuka ibiri mu mutima wawe byose imbere y'Imana. Iryo sengesho rero rirakenewe, na Yesu yararikoraga. Yesu yabaga mu bantu agakora umurimo w'Imana, ariko igihe cyagera akabitarura akazamuka umusozi akajya gusenga. Iri sengesho rero rigomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Niba utarikora uzahomba ibyiza biriturukamo. Kabiri twabonye ko irindi sengesho rikenerwa mu buzima bw'umukristo w'ukuri, twabonye ko ari isengesho ryo guterana n'abandi. Twabonye ko nubwo nyine bikenewe ko umuntu yihererana n'Imana, ariko twabonye ko binakenewe ko umuntu aterana n'abandi. Kubera iki? Kuko hari ibyo Imana ibwira umuntu iciye mu bandi, hari ibyo imwigisha iciye mu bandi, hari ibyo ihindura ku buzima bwe iciye mu bandi. Nubwo Imana izakwisangira hakagira ibyo ikubwira cyangwa ibyo ikora ku buzima bwawe, ariko ntabwo ari byose, hari ibyo izacisha mu bandi. Iyo rero udaterana n'abandi, uhomba iby'Imana ishaka gukora cyangwa se ishaka kukubwira iciye mu bandi. Kuko twabonye ko abandi bantu hari impano bafite wowe udafite. Njye nshobora kuba afite impano imwe cyangwa ebyiri, ariko ugasanga hari undi ufite impano ngewe ntafite. Iyo rero mpuye nawe tugasengana cyangwa tugakorana umurimo w'Imana, ni ukuvuga ngo nshobora kunguka, nshobora kugira ibyo mwungukiraho, kubera ko hari ibyo andusha, hari impano afite nge ntafite. Nubwo nanjye hari ibyo murusha, ariko nawe hari ibyo andusha. Niyo mpamvu rero guterana n'abandi ni isengesho naryo rikenerwa, kuko Bibiliya tubwira ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye ngo mu izina rya Yesu, ijambo Bibiliya itubwira ko nibahuza umutima ari 2 wo kugira icyo basaba Imana, Bibiliya itubwira ko Imana izagikora. Muri Matayo 18:19 ngo 2 nibahuza umutima wo kugira ikintu basaba Imana, ngo Imana izagikora.
abo rero ni babiri, ni batatu, ni bane, ntabwo ari umwe. Niyo mpamvu ugomba guterana n'abandi. Gatatu twabonye kuri indi sengesho rikenerwa mu buzima bw'umukristo w'ukuri, ni isengesho rizanwa n'igikorwa uwo muntu agiye gukora. Hashobora kuba hari ikintu ugiye gukora, hashobora kuba hari ibintu ugiye kwinjiramo, hashobora kuba hari umushinga ugiye gutangiza, noneho ukabona ko ugomba kubanza gusenga Imana kugira ngo Imana izabane nawe muri ibyo bintu ugiye gukora, muri uwo mushinga ugiye gutangiza, muri icyo gikorwa ugiye kujyamo, cyangwa se n'urugendo ugiye kujyamo, ariko ukabanza ugasenga. Umukristo w'ukuri iyo agiye kugira igikorwa atangiza cyangwa agiye kugira ibintu yinjiramo cyangwa akora, abanza kubisengera kugira ngo Imana izigaragaze muri ibyo bintu. Ibyo twarabibonye. Twabonye umuntu witwa Esiteri wari ugiye kubonana n'umwami. Tubona ukuntu yabanje gusenga kuko yaragiye kubonana n'umwami mu gihe kidakwiriye. Abanza arasenga kugira ngo Imana izabane nawe, kandi koko kubera isengesho yabanje gukora mbere yo kujya kubonana n'umwami, Imana yari igaragaje, yabanye nawe. Aho ni gatatu. Kane, irindi sengesho twabonye rikenerwa mu buzima bw'umukristo w'ukuri, twabonye ko ari isengesho rizanwa noneho n'ikintu wumvise cyangwa se wabwiwe cyangwa wasomye cyangwa se cyakubayeho kikagutera gusenga. Ushobora kumva inkuru runaka ugahita usenga winjira mu masengesho kubw'inkuru wumvise, ugasanga ari ibintu bikenewe gusenga, donc bikeneye isengesho. Nk'umuntu ashobora kuntelefona akagira ibintu ambwira, nkaza gusanga ibyo bintu menye bikeneye gusenga, nkahita ninjira mu isengesho ritunguranye bitewe n'ibyo mbwiwe. Ibi twabibonye muri Yesaya 37, umwami Hezekiya hari ibyo yumvise. Uze gusoma Yesaya 37 umurongo wa mbere, hari ibyo yumvise ahita yinjira mu masengesho. Yumvishe ibitero bimujeho, ukuntu ahagurukiwe, uwo mwanya ahita yinjira mu masengesho. Twanabonye umugabo bita Yehoshafati hari ibyo yumvishe ko abantu bamuteye kandi baje n'imbaraga nyinshi, ngo uwo mwanya aratinye yihata gushaka Uwiteka, yinjiye mu masengesho kubera ibintu yumvishe. Kandi koko kubera ko yasenze, Imana yabanye nawe. Nubwo ibyaje byari biteye ubwoba, ariko Imana yari iteye ubwoba kubirusha. Imana yahagararanye nawe, rero aza gutsinda urugamba. Nawe rero hari ibintu uzumva, hari ibintu uzabwirwa, bibe ngombwa kubisengera kubera ibyo bintu wumvise ibyo ari byo. Twabonye ko bishobora kuba bibi, ukaba wabisengera kugira ngo bikurweho, ariko twabonye ko ushobora no kumva ibyiza, bikaba noneho byagutera gusenga ushima Imana cette fois-ci, ugashima Imana kubw'ikintu wumvise cyiza. Ubwo ni ubwoko bwa kane twabonye bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Gatanu twabonye ubundi bwoko bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri, ni amasengesho umuntu akora asunitswe n'umwuka wera. Twabonye ko habaho igihe umwuka wera abona ibintu mu isi yawe y'umwuka, we akamenya ibyo utamenye, akaba azi ibyo utazi. Hakaba wenda hari ikintu abonye kigomba gusengerwa, umwuka wera akagusunika gusenga, akagusaba gusenga. Ashobora no kubigusaba rwose atanakubwiye impamvu, wowe ukumva gusa gusunikira gusenga. Ni ukuvuga ngo wowe urubaha gusa ugakora iryo sengesho. Umwuka wera yagusabye, iyo urikoze uza kubona inyungu zabyo. Ni ukuvuga ngo umwuka wera uba ugomba kubaha, ntabwo ajya apfa gusaba umuntu gusenga gusa nta mpamvu. Iyo abigusabye uba ugomba kubikora. Ashobora kubigusaba mu buryo bwinshi butandukanye, twarabibonye. Twabonye uburyo ashobora kukwisangira akavugana nawe, nkavuga ni ngewe Valens, Imana yambwiye gukora amasengesho nkayakora. Cyangwa se twabonye ko ashobora kukugeraho aciye mu wundi muntu, umuhanuzi akaza akakubwira ngo Imana yambwiye ngo usenge isengesho ry'umunsi umwe, ikakugeraho. Imana ishaka kuvugana nawe iciye mu wundi muntu. Imana ishaka kugusanga mu nzozi. Ushobora kugira ibintu ubona nijoro cyangwa se urota nijoro, Imana ikakugenderera mu nzozi, ugahabwa amasengesho, ugahita usenga kandi kubwo ibyo wabwiwe mu nzozi. Ni uburyo bwinshi Imana izakugenderera, umwuka wera azavugana nawe, ariko igihe cyose uzahabwa amasengesho n'umwuka wera urasabwa kuyakora. Nutayakora ntabwo uzabura kubona igihombo cyo kutubaha umwuka wera. Nababwiye ko hari igihe umwuka wera abona ikintu imbere yawe, akabona hari nk'umugisha uje, akabona wenda hari ukuntu wari ugiye kuriganwa, akagusaba gusenga. Iyo usenze rero wa mugisha ntabwo uba ukiriganijwe kuko uba wubashye umwuka wera. Habaho n'igihe nanone kandi umwuka wera abona ibyago n'amakuba bije ku buzima bwawe, akagusaba gusenga kugira ngo bikurweho. Iyo usenze rero bikurwaho. Rero nakubwiye ngo hari igihe akubwira icyo se impamvu cyangwa se ntayikubwire. Ni ukuvuga ngo wowe usabwa kubaha gusa. Kandi habaho n'igihe umwuka wera aza precise isengesho uko rimeze. Hari igihe aza gusaba kwiyiriza ubusa, ubwo ugomba kwiyiriza ubusa. Agusabye kwiyiriza ubusa ugasenga isengesho risanzwe, ntabwo byakoreka kuko ugomba kubikora uko umwuka yabigusabye. Aho ni gatanu. Tugiye kuri gatandatu, ubwoko bwa gatandatu bw'amasengesho twabonye agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri, ni isengesho ryo kwiyiriza ubusa. Ni ukuvuga ngo kwiyiriza ubusa twabonye ko ari amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Umukristo w'ukuri mu masengesho ye
ugomba kugira na gahunda yo kwiyiriza ubusa. Uti kubera iki se kandi ngomba kwiyiriza ubusa kandi usenze amasengesho asanzwe ntabwo bihagije, kuki ngomba kwiyiriza? Nuko iri sengesho ryo kwiyiriza ubusa ni isengesho rifite imbaraga zidasanzwe. Iyo umuntu asenze hari ikintu yigomwe, hari ikintu yari yemerewe ariko akakireka kubwo gusenga, ibi bintu bihagurutsa Imana. Iyo Imana ibonye hari ikintu wigomwe wari wemerewe ikabona urakiretse kubwo gusenga, irahaguruka kuza gukora ibikomeye mu buzima bwawe. Hari igihe rero isengesho ryo kwiyiriza ubusa ni ukuvuga ngo ugomba kugira gahunda yo kwiyiriza ubusa mu buzima bwawe, igomba kubaho buri cyumweru. Ukabuze uti wenda uyu munsi ngenda senga, ni ukuvuga ngo gahunda igomba kuba ihari byanditse ahantu, donc iminsi yawe yo kwiyiriza ubusa. Ariko twabonye ko nanone iri sengesho ryo kwiyiriza ubusa habaho n'igihe umuntu arikora bisabwe n'umwuka wera, nabyo bibaho. Umwuka wera ashobora kugusaba gusenga wiyirije ubusa, agapresiza isengesho ugomba gusenga wiyirije ubusa. Twabonye ko nanone isengesho ryo kwiyiriza ubusa rishobora kuza kubw'igikorwa ugiye gukora, ukabona ko kigomba gusengerwa ariko habanje kwiyiriza ubusa kubera uburemere ugiha, cyangwa se ibintu wumvise wabwiwe ukabona ko bigomba gusengerwa ariko kubw'uburemere wiha ukabona ko bisaba gusenga, ukabona ko ugomba gusenga wiyirije ubusa. Esiteri yaragiye kubonana n'umwami kandi mu gihe kidakwiriye, abona ari ibintu bitapfa gusengerwa isengesho risanzwe. Aravuga ati ibi bintu ngiye kujya kubonana n'umwami kandi mu gihe kidakwiriye, ibi bintu byavamo n'urupfu. Ahita asenga isengesho yiyirije ubusa. Ndagira ngo ubyumve rero ukuntu bimeze. Donc ni ukuvuga ngo isengesho ryo kwiyiriza ubusa riri mu bwoko bwinshi butandukanye, ariko niba uri umukristo w'ukuri utavangiye ugomba kugira gahunda yo kwiyiriza ubusa, kuko ni isengesho umuntu ahabwa imbaraga zo kwirukana abadayimoni bo mu rwego rwo hejuru. Hari ibibazo bidashobora kuva mu buzima bw'umuntu iyo atiyiriza ubusa, hari n'imigozi idashobora gucika iyo umuntu atiyiriza ubusa, hari n'urwego rwo mu mwuka umuntu adashobora kugeraho iyo hatabayeho kwiyiriza ubusa. Isengesho ryo kwiyiriza ubusa rero ni isengesho umukristo w'ukuri agomba kugira. Nutarikora ukikojya wikorera asanzwe ryo ukarireka, icyo nakubwira ni ibi ngibi: hari urwego rwo mu mwuka utazageraho, hari abadayimoni utazashobora guhagarara imbere, hari imigozi itazashobora gucika mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo hari n'ibibazo bitazashobora kukuvaho. Rero aya masengesho ugomba kuyakora. Ibyo rero nibyo twabonye bitandatu. Igice cya mbere nizeye ko wagikurikiye kuko nashoboye kubisobanura neza kuko nari mfite akanya gahagije. Tugiye kureba rero ibindi bintu mpereye ku cya karindwi. Tugiye kureba ayandi masengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Narindi gukora karezime k'igice cya mbere twabonye. Karindwi rero niho tugiyeho. Ubwoko bwa karindwi bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri ni isengesho riherekejwe n'umuhigo. Isengesho riherekejwe n'umuhigo. Iri sengesho rijya ribaho mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ndetse reka nkubwire, umuhigo utera Imana gukora. Ushobora kubwira Imana ngo Mana, ndashaka kugira ngo nkorere kiriya kintu, cyangwa se unsubize. Numara kunkorera kiriya kintu usabye, nanjye ndahize nzakora ibi n'ibi n'ibi. Ukagira ibyo uhigira Imana uzakora nimara kugusubiza. Guhiga bitera Imana gukora. Gusa wenda nuko isengesho ryo guhiga ririho icyitonderwa. Ni ukuvuga ngo iyo uhize ubusabwa guhigura. Ubusabwa guhigura kuko iyo udahiguye kandi ubuzima bwawe bushobora kujya mu kaga kubera ko utashoboye guhigura. Ni ukuvuga ngo wowe ugomba guhiga ariko witeguye guhigura. Iyo rero uhize bitera Imana gukora. Bishobora gutuma Imana iguha ikintu kubera umuhigo wahize. Iri sengesho turarisanga muri Samweli wa mbere 1:11, aho umuntu witwa Ana yari ingumba, yari yarabuze umwana, ariko arahiga abwira Imana ngo, aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukama umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Ndagira ngo wumve ko Ana yari ingumba, yari yarabuze urubyaro, ariko arahiga agira ibyo abwira Imana ngo numpa urubyaro nanjye nzagenza gutya. Ibi bintu yahigiye Imana, yemereye Imana, mwabyumvise. Imana yamuhaye urubyaro kubwo guhiga kwe, kandi yarabyubahirije. Icyo yahigiye Imana yaragikoze. Yabyaye Samweli muzi ko yabaye umukozi w'Imana, yamujyanye mu nzu y'Uwiteka. Umuhigo rero, isengesho riherekejwe no guhiga, rijya ribaho mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Gusa iyo ari uw'ukuri nyine amenya ko ubwo yahize agomba guhigura. Turagiye rero, tugiye ku bwoko bwa 8 bw'isengesho rigomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ni isengesho ryo kubiba. Isengesho ryo kubiba. Mu Itangiriro 8:22 niho batubwira ko kubiba no gusarura isi gihari itarashira nabyo ntibizashira, bizahoraho. Ni ukuvuga ngo isengesho ryo kubiba riteye rite?
isengesho ryo kubiba ni nka opposite ya rya rindi ry'umuhigo, kuko iry'umuhigo iriherekejwe n'umuhigo, hari ikintu uri gusaba ko Imana igukorera, noneho ukabwira Imana ko nikigukorera nawe hari ibyo uzakora. None iri ryo kubiba byo ni wowe ubanza gukora cette fois-ci, ni wowe ubanza gukora ukagira ibyo utanga mu bwami bw'Imana, noneho warangiza ukabishingiraho ugira ikintu usaba Imana. Shobora kuba nk'ubu ndwaye indwara idakira, narangiza nkabwira Imana ngo Mana, ibi bintu ngiye kubitanga mu nzu yawe, ngiye gufasha abakozi bawe kuri ubu buryo, ngiye gukora ibi bintu byagura ubwami bwawe, nawe ndagusabye kugira ngo unkize iyi ndwara ndwaye, ibi bijya bibaho. Noneho Imana igashingira ku kintu wakoze, ikamanuka nayo kugukiza cyangwa se kugusubiza ku bw'icyo wayisabye. Iri ni isengesho ryo kubiba, naryo rero ribaho. Tugiye ku bwoko bwa 9 bw'isengesho rigomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Ubwoko bwa 9 bw'isengesho rigomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri, hano ni ubufasha bw'amasengesho, ni isengesho usengerwa n'abandi bantu. Umukristo w'ukuri ntabwo yiyemera ngo avuge ngo ngo ngewe ngo ntabwo nkeneye ko hagira undi muntu nsengera, ngo ni ngewe ugomba gusengera abantu batandukanye, ariko ngewe nta sengesho ry'undi muntu nkeneye. Uwo ntabwo ari umukristo w'ukuri. Umukristo w'ukuri arasenga pe, amasengesho yose asabwa gukorwa akayakora, ariko akamenya ko akeneye n'ubufasha bw'abandi bantu. Habaho igihe ashobora no kwiyambaza abandi bantu ngo mumfashe gusengera iki. Ashobora kuvuga ati wenda hari ikintu ndi gusaba Imana, namwe mumfashe. Donc umukristo w'ukuri ashobora gusaba ubufasha bw'amasengesho ku bandi bantu, ntabwo agira kwiyemera no kwishyira hejuru. Wumvise? Ndagira ngo mwumve, reka dusome mu Efeso 6, Abefeso 6 umurongo wa 19 murebe uko havuga. Abefeso 6:19, Paulo muzi urwego rwo mu mwuka yari ariho, muzi ko yari umukozi w'Imana ukomeye cyane, Imana yamukoreshaga ibitangaza n'ibimenyetso bitarondoreka. Ariko ndagira ngo wumve ko nawe yabwiye abo mu itorero rya Efeso ngo nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa. Ndagira ngo wumve ko na Paulo yasabye ubufasha bw'amasengesho, ngo nanjye munsabire. Yarasengaga ariko aravuga ngo munsabire, kugira ngo isengesho rye rifatanije n'iryabo ibitorero bize gukora ikintu gikomeye. Umukristo w'ukuri rero arasenga, amasengesho yose agomba gukorwa akayakora, ariko ntiyabura no kubwira abandi abasaba ubufasha bw'amasengesho kubw'ikintu yumva akeneye mu bufasha. Erega hajya habaho n'igihe umuntu acika intege bigasa nk'aho ari mu bihe bitamwemerera gusenga kubera ibiharimo, akavuga ati munsabire muze kunsengera. Nk'ubu ushobora kujya mu rubanza nkajya kuburana ndi mu rukiko, none ndi mu rukiko ntabwo ndaza gushobora gusenga kuko ndi kuburana, ndi gukurikira amategeko ibyo barimo kuvuga mu rukiko. Noneho nkavuga ni mwebwe muze gusigara munsengera kuko ntabwo ndashobora gusenga ko hari ibyo ndaba ndimo, cyangwa hari ikizamini ngiye gukora. Nkavuga ni hari ikizamini ngiye gukora, mu gihe ndi muri icyo kizamini mwe munsengere. Uri kumva? Ntabwo ndaza gukora ikizamini ndi no gusenga. Ariko hari ukuntu, donc ni ukuvuga ngo muri make icyo nashatse kuvuga, nta muntu n'umwe udakenera ubufasha bw'amasengesho aturutse ku bandi bantu. Wumvise? N'abakozi b'Imana bagusengera, nawe baba bakeneye ko rimwe nawe bazirikana mu masengesho. Dusengera n'abayobozi bacu, tugasengera abapasiteri bacu, tugasengera voilà, buri muntu wese akenera isengesho. Rero niba uri umukristo w'ukuri uzakenera ubufasha bw'amasengesho buturutse ku bandi bantu. Ubwoko bwa 10, ngeze ku bwa 10, ubwoko bwa 10 bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Noneho ni amasengesho wowe ugomba gusengera abandi. Umukristo w'ukuri ntabwo yizirikana we gusa ngo abure kuzirikana n'abandi. Kuko hari umuntu uri egoiste. Wari uzi ko habaho icyo bita egoisme mu buzima busanzwe, ugasanga umuntu arikunda, arashaka ko ibintu byose ari we bizaho. Mbese ni ukuvuga ngo ntabwo yumva ashaka abandi bo ntabazirikana. Ndashaka ngo wumve ko egoisme iza no mu masengesho. Wari uzi ko hari umuntu no mu masengesho ye adashobora gusengera abandi, abasenga gusa ngo Mana unkorere ibi miki, akizirikana we ubwe gusa, ariko ntashobora kuzirikana abandi. Umukristo w'ukuri mu gihe cyo gusenga kwe agomba kugira n'umwanya wo kuzirikana abandi, akiyibagirwa, agasa nk'aho ibyifuzo bye bivuyeho, agatangira gusengera ibyifuzo by'abandi. Gusengera abandi birakenewe. Ijambo ry'Imana riratubwira, reka tuhasome mu Bafilipe 2:4, numva uko havuga. Haravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ngo ahubwo azirikane n'abandi. Voilà, baradukangurira kuzirikana n'abandi. Kuzirikana n'abandi rero
ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe uzirikana abandi ukabafasha, ukagira ibyo ubafasha niba ubishoboye, ariko no mu masengesho hagomba kubaho kuzirikana n'abandi. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kwisengera, ugasengera ibyifuzo byawe, ariko hakaza kubaho no kuzirikana abandi nabo ukabasengera. Umukristo wo kuri arazirikana n'abandi akabasengera. Rero gusengera, iri sengesho ryo gusengera abandi naricamo ibice bitatu. Ibice bitatu ni ibihe? Hari ugusengera abantu ubisabwe n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo ngewe mu masengesho yanjye nshobora kugira abantu umwuka wera ampa ngomba gusengera. Donc nkasengera runaka mbisabwe n'umwuka. Umwuka akavuga ati usengere Kalisa cyangwa usengere Janvier cyangwa usengere simbizi. Ni ukuvuga ngo umwuka wera ashobora kukuzanira abantu bo gusengera. Umukristo w'ukuri, iyo umwuka wera mubwiye umuntu agomba gusengera, arabyubaha akamusengera. Gusengera abandi, icyo ni igice cya mbere cyo gusengera abandi, ni ugusengera umuntu uhawe n'umwuka wera. Ubwo abazi impamvu ugomba kumusengera, abazi ibyo ugomba gusengera n'impamvu zabyo, wowe urubaha gusa iyo umwuka avuze. Icyo ni igice cya mbere. Kabiri, gusengera abandi nanone ushobora gusengera abandi bantu bitewe n'ibintu uzi mu buzima bwabo bigomba gusengerwa. Nkushobora kuba ndi gusenga nkavuga nti wenda Kamari ararwaye, nkamusengera kugira ngo Imana imukize, cyangwa se runaka arafunzwe, cyangwa se ari guca muri izi ngorane. Donc nkasengera abantu kubera ibintu nzi biri mu buzima bwabo bigomba gusengerwa. Icyo ni igice cya kabiri cyo gusengera abandi. Ni ugusengera abantu wowe ubwawe kubera ibintu uzi biri mu buzima bwabo bigomba gusengerwa. Cyangwa ukavuga uti Valence ari guca muri ibi bibazo, ngiye kumusengera kugira ngo Imana ibane nawe. Aho ni kabiri. Gatatu, gusengera abandi babwiye ko birimo ibice bitatu. Gatatu, noneho gusengera abandi bishobora kuza noneho bisabwe n'undi muntu ari wo kwisabiye, akambwira ngo Valence ndashaka kugira ngo nsengere. Ni ukuvuga ngo umukristo w'ukuri, iyo abantu bamusabye kubasengera, umwuka atakubujije, ugomba kubasengera. Kira kuvuga uti uriya muntu yansabye ko musengera, ariko ngiye kumva numva umwuka atari kubinyemerera, ashobora kuba hari ibintu atari yakiranukaho n'Imana. Ibyo bibaho. Uramutse umwuka kubujije, ubwo haba hari impamvu. Bishobora kuba wenda hari ibintu Imana ikimusaba gukora agomba kubanza kubahiriza. Ariko iyo umuntu agusabye kumusengera, umwuka ntabikubuze, ni ukuvuga ngo uwo muntu ugomba kumuzirikana mu masengesho yawe ukamusengera. Umukristo w'ukuri rero iyo abantu bamusabye kubasengera, arabasengera. Mwumvisha rero ko gusengera abandi birimo ibice bitatu. Ni ugusengera abandi uhawe n'umwuka wera, bahawe n'umwuka wera. Kabiri, ni ugusengera abandi kubera ibintu baziho uzi mu buzima bwabo bigomba gusengerwa. Gatatu, ni ugusengera abandi kubera ko babigusabye. Hari abazagusaba ngo nsengere, icyo gihe uzasabwa kubikora kuko uri umukristo w'ukuri, ariko niba utari ukuri ntabyo uzakora. Tujye rero ku bwoko bwa 11, ngira ngo nibwo tugiye gusorezaho bw'amasengesho agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri. Tugeze ku bwoko bwa 11. Ubwoko bwa 11 ari nabwo dusorejeho, ni discipline isanzwe yo gusenga mu buzima. Donc ni ukuvuga ngo gusenga ni discipline yo mu mwuka. Mu buzima busanzwe hari amadisipline yubahirizwa, ukavuga atari ko umwana agira discipline, cyangwa uriya mugabo cyangwa uriya mugore. Hari discipline zibaho mu buzima busanzwe, ariko no mu mwuka habaho amadisipline. Gusenga ni imwe mu madisipline yo mu mwuka. Ni ukuvuga rero ngo hari ibintu bisanzwe bizi tugomba gusengera. Ni urugero wenda nk'iyo umuntu agiye kuryama, aba agomba kuryama asenze. Utajya upfa kujya ku gitanda ngo uhite uryama udasenze. Ugomba gusenga kugira ngo Imana ibane nawe muri iryo joro, kuko mu ijoro habaho intambara yo mu mwuka ikomeye cyane ku buryo umuntu ashobora no kubyuka hari ibyamubayeho cyangwa se ubuzima bwe bwahindutse. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuryama ubanza gusenga, kwiragiza Imana, ntabwo ari ugupfa kuryama gusa. Iyo ni discipline abantu abakristo b'ukuri bazi. Yagiye kuryama arabanza agasenga. Ikindi, iyo umuntu abyutse mu gitondo agomba kubyuka ashimira Imana ko yamurinze muri iryo joro, yarangiza agasengera umunsi wose kugira ngo Imana ize kubana nawe mu bikorwa byose aza gukora. Iyo nayo ni discipline isanzwe izwi ko iyo umuntu abyutse arasenga ashimira Imana ko yabanye nawe, yamurinze, akongera agasenga aragiza Imana ibikorwa by'uwo munsi wose kugira ngo Imana imuhuze n'umugisha yamuteguriye uwo munsi. Iyo nayo ni discipline izwi. Ikindi ni ingero ndi kubaha z'ibintu bisanzwe bizi bigomba gusengerwa. Iyo umuntu agiye kurya ntabwo apfa kurya adasenze, kuko twabonye ko umuntu ashobora guhumanirizwa mu byo kurya. Ushobora kugira ibyo urya byatongereweho ukaba wahumana, cyangwa se kunywa nabyo ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu apfa kunywa ibintu atasengeye kandi atazi ahantu byaturutse. Twabonye ko umuntu ashobora no guhumaniriza mu byo kunywa. Ushobora guhumana kubera ibintu wanyoye,
kubera ibyakorewe kuri ibyo bintu, kubera ibyatongerewe kuri ibyo bintu, kubera aho ibyo bintu biturutse. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu agiye kurya ikintu cyangwa kunywa ikintu atazi aho cyaturutse, biba byiza iyo abanje kugisengera. Ayo ni amadisipurine asanzwe yo mu mwuka umuntu agomba kubahiriza. N'igikorwa icyo ari cyo cyose ugiye gukora, yaba urugendo, hagomba kubaho kubanza gusenga. N'igihe umuntu yakira abashyitsi agasenga, akabanza akabakiriza isengesho, yajya no kubasezerera akabasezerera kubw'isengesho. Ayo yose ni amadisipurine abantu bagira yo mu mwuka. Iyi rero ni ayo masengesho rero nayo umukristo w'ukuri agomba kuyagira mu buzima bwe. Reka dusoreze mu Byakozwe n'Intumwa 12. Umva uko havuga. Baratubwira umugabo witwa Koroneliyo uburyo yagiraga cyane disipurine yo gusenga. Byakozwe n'Intumwa 12. Baratubwira ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Ngo yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose. Ngo wagiraga abantu ubuntu bwinshi, ngo agasenga Imana ubudasiba. Voilà. Ni ukuvuga ngo uyu yasengaga Imana ubudasiba. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ku bintu bijyanye no gusenga, disipurine yo gusenga. Bibiliya rwose ivuga ko uyu muntu yasengaga Imana ubudasiba. Ku kintu kijyanye no gusenga rwose yaracyubahirizaga. Umukristo w'ukuri yarasenga Imana ubudasiba, abazi igihe agomba gusenga. Rero ni ukuvuga ngo ubu bwoko bw'amasengesho tubonye, donc agomba kuboneka mu buzima bwawe niba uri umukristo w'ukuri. Ni ukuvuga ngo ubu bwoko 11 bw'amasengesho tubonye agomba kuboneka mu buzima bw'umukristo w'ukuri, agomba kuboneka mu buzima bwawe yose uko yakabaye, nta na rimwe rivuyemo. Navuze ngo niba icyifuzo cyawe ari ukubona ibyiza byose bituruka ku Mana, amasengesho yose akenewe mu buzima bwawe ugomba kuyakora. Nukora amwe ayandi ukayareka, uzabona bimwe, ibindi ubihombe. Ariko niba ushaka kubibona byose, ibyiza byose bituruka ku Mana, aya masengesho yose agomba kuboneka mu buzima bwawe. Reka nkusengere rero kugira ngo Imana igufashe kugira ngo aya masengesho yose ubashe kuyakora, uhabwe imbaraga z'umwuka wera zigushoboza gukora aya masengesho yose. Mana Data wa twese, Imana iri mu ijuru, Imana ishobora byose, nongeye gusengera uyu mugaragu wawe wakurikiye iyi nyigisho, yakurikiye igice cya mbere none n'igice cya kabiri aragikurikiye. Nongeye kumusabira umugisha kubwo kumva iyi nyigisho byonyine gusa. Mana musabiye umugisha. Niwe wambwiye ngo abazakurikira izi nyigisho hari abo uzazura mu buryo bw'umwuka. Wambwiye ikintu kijyanye no kuzuka mu buryo bw'umwuka kubwo gukurikira inyigisho. Uko wabimbwiye rero ndasaba kugira ngo ari kubikora mu buzima bw'uyu muntu wakurikiye iyi nyigisho, hanyuma yo kumuzura mu buryo bw'umwuka no kumubohora, umufashe umuha imbaraga kugira ngo aya masengesho yose twize aboneke mu buzima bwe. Muha imbaraga zo gusenga kandi umushoboze gusenga amasengesho y'uburyo bwose. Ndagushimiye kuri kumwe nawe kandi kugiye kubimufashamo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.